Ibihe byiza, amahoro y'Imana mwese mudukunda kandi mudukurikira cyane kuri The Shinex. Ikaze, ndabakunda kandi mbahoza ku mutima. Mwiyumvemo ikaze. Niba udukurikira utarakoze subscribe, kora subscribe, tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye, entertainment, amakuru agiye atandukanye, bigushimisha kandi bikungura ubwenge byinshi cyane bitandukanye. Ndabakunda, ikaze The Shinex. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri Joe Twins, Joe Twins mukuru, kandi tugiye kuvuga kuri famiye Rusagara. Muraza kumenya byinshi, amateka, ubuzima. Mwiyumvemo ikaze kandi mukomeze kudukurikira. Ni karibu The Shinex. Couple ya Rusagara Rodrigue na Minganzima Joseline ni umuryango w'abantu bane, umuryango wibarutse abakobwa babiri, imfura akaba ariyo yitwa Iraba Ida Skyla ndetse agakurikirwa na Chunda Kiara. Mama wabo akaba ariyo witwa Minganzima Joseline, uzwi cyane kuba ariwe mu Joe Twins mukuru cyangwa se ususurutsa cyane aba Joe Twins. Akaba agize itsinda rya Joe Twins nk'uko bamaze kubivuga, hamwe n'impanga ye Ngwino Ndebe Josette. Minganzima Joseline yashakanye na Rusagara Rodrigue mu mwaka wa 2019, bakaza kubyarana umwana wabo w'imfura ariwe Iraba Ida Skyla mu mwaka wa 2020. Minganzima kandi abarizwa mu itsinda ry'inyamibwa, itsinda rizwiho cyane kubyina gakondo cyangwa se kubyina kinyarwanda, ari itsinda riyobowe n'umugabo we Rusagara Rodrigue. Bakaba barahuriyemo mu mwaka wa 2018, gusa bakaba barigeze kujya bahurira mbere mu bigo by'amashuri, mu maserukiramuco, aho babaga bari kubyina nko mu kigo cya Collège Immaculée Conception Save, aho Rusagara Rodrigue yigaga muri secondaire ndetse ayobowe n'itorero ry'ikigo, ndetse hamwe na Minganzima na Ngwino Ndebe nabo bakaba bari ababyinnyi cyane mu bigo bigagamo muri Nyaruguru, muri Nord de Varba. Uretse kuba bazwiho kubyina cyane, ikindi bazwiho ni ugusetsa, ubwiza bifitiye ndetse kandi n'urugwiro bagaragariza abo bari kumwe. Minganzima na Ngwino Ndebe ni impanga cyane zizi kubyina, aho iyo bahoze mu itorero inyamibwa biba bidagaragara neza cyangwa se biba bidasa neza cyane. Rusagara Rodrigue avuga ko akunda Minganzima cyane, ariko kandi Minganzima we ahari hose, ndetse n'ikimenyimenyi kuri Instagram ye yise Miss Rusagara. Ni umugore cyangwa se umumama navuga uri proud y'umugabo we Rusagara Rodrigue, ndetse bakaba bagaragazanya urukundo, aho badahwema guterana imitoma cyangwa se baba bari kumwe ahantu henshi hatandukanye, kandi tutahwema kuvuga ko ari intangarugero mu ngo zikiri ntoya cyangwa se mu makupure y'abakiri bato, aho bagaragarizanya gufashanya, urukundo ruhebuje, ubumuntu, ndetse bakabigaragariza n'abakunda binyuze mu mpano ndetse no kwitura inshuti zabo mu birori bitandukanye bagenda abakorera mu rugo rwabo, abaza kwifatanya nabo. Bigaragaza ko ari umuryango uzi kubana neza n'abantu kandi ugaragaza urukundo cyane bidasanzwe. Minganzima Joseline ndetse n'impanga ye Ngwino Ndebe Josette ntabwo bajya basigana, barasa cyane, kandi bavuga ko abagabo babo bakundaga kujya babibazaho cyane bakanabitiranya, aho rimwe Rusagara yajyaga ahamagara Minganzima yaba ari muri dushe, Ngwino Ndebe akitaba, ariko Rusagara ntaze kumenya niba koko yavuganye na Minganzima cyangwa se ari Ngwino Ndebe, bakazabibabwira nyuma igihe cyara
ishize. Mpinganzima Joseline, umwe mu ba Twins bakuru, umwe ugaragaza ubumuntu, ubunyangamugayo, kwishima cyangwa se twavuga nk'ubusazi mu ba Twins, akunze kugaragara ari guseka, na rimwe ajya agaragara yarakaye cyangwa se ari kuvuga nabi. Mpinganzima kandi azwiho gususurutsa cyangwa se akaba ari umutoza w'inyamibwa, inyamibwa ALG, itorero rikunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mpinganzima ndetse na Ngwino Ndebe bavuka ari mu muryango w'abana 9, akaba aribo babucura, ndetse bakaba baravutse mu mwaka wa 1997, bakavukira ahitwa i Nyanza i Gatagara, nk'uko bakunda kubivuga buri munsi iyo bari mu kiganiro cyabo. Mushobora kwibaza ngo izina Twins ryavuye. Nk'uko babyitangarije, batubwiye ko izina Twins ari umugabo wa Mpinganzima Rusagara Rodrigue wari bashakiye, akabita aba Twins, igihe bashakaga gufungura YouTube channel yabo ariyo bahuriyeho n'ubundi ya Twins. YouTube channel sinahwema kuvuga ko yakujijwe nuko Rusagara yagiye aza agakora ibiganiro bitandukanye kuri iyi channel, aho akunzwe cyane n'imbaga nyamwinshi cyangwa se na sosiyete. Rusagara ni umugabo ugaragaza urukundo n'ubunyangamugayo mu bantu, ndetse akagaragaza gusabana ahariho hose, ndetse haba mu itorero inyamibwa nasiba kwerekana ko ari umuyobozi ubikwiriye kandi ubibereye, aho akunze kugaragara ari gusabana n'abo ayoboye. Ubwo ni ukuvuga ngo ababyinnyi b'inyamibwa ndetse n'abatoza n'abanyamakuru batandukanye. Ni umugabo rero urangwa n'ubupfura, ubunyangamugayo nk'uko twagiye tubivuga, nk'uko bigaragara kandi byagiye bitangazwa. Aherutse kwitura Sabe wa Isimbi TV kubera ko ariwe wabafashije nanone gufungura channel, ndetse akabaha audience cyangwa se akabereka abafana be nabo bakabakunda. Rusagara Rodrigue twavuga ko ari umubyeyi cyangwa se umupapa ukunzwe cyane, kandi akaba agaragaza urukundo ku muryango we n'umuryango w'umugore we, aho adasiba kubigaragariza ababakurikiye umunsi ku wundi iyo ari mu biganiro bitandukanye byo kuba Twins, ndetse no ku Isimbi TV, aho akunze gukorera ibiganiro cyane cyane ko ariho honyine tumuzi twagiye tumubona. Rusagara Rodrigue ni umugabo kandi wagiye gukora ibitaramo bitandukanye binyuze mu itorero inyamibwa, akaba ari umugabo uzi kubyina cyane nk'uko bigenda bigaragara muri aka video mugiye kugenda mubona ari kubyinana n'abahungu be bo mu itorero inyamibwa. Ubwo bari mu kiganiro kuri Twins, Rusagara Rodrigue yavuze ko ikintu akunda cyane kuri Mpinganzima ari nyash, ko nabivuga cyangwa se nk'uko bisanzwe bivugwa. Ikindi, ubwo bari muri bridal shower, yavuze ko amukundira ukuntu ari sociable cyangwa se akunda gusabana n'abantu, kandi akaba yaramuremeye inshuti nshyashya mu buzima, akaba yarazanye umugisha mu rugo rwe, ndetse akaba yarazanye ubutunzi kuva aho batangiriye ku bana kugeza aho bageze abana 2. Ikindi, avuga ko ari umugore mwiza wita ku mugabo, kandi akaba ari umugore wita ku rugo ndetse no ku muryango we, kandi akaba ari umugore umubyarira abana beza basa na se. Mpinganzima Joseline we avuga ko ikintu yakundira cyane umugabo we Rusagara, ku gice cy'umubiri we akunda uburyo aseka, ndetse agakunda akinyo k'impingikirane afite. Ikindi, avuga ko mu bintu yamukoreye bikamushimisha uburyo igihe yigeze kumugurira imodoka we ntayo agira agendamo, kugira ngo ajye abona uko agenda ajya ku kazi cyangwa se ajya ahantu hatandukanye adasabye gutega moto cyangwa ngo yirirwe ategereje bisi.
Minganzima rero ubwo yari ari ku Isimbi TV yavuze ko akunda cyane umugabo we kandi nta mugore n'umwe cyangwa se nta mukobwa n'umwe muri iki gihugu cy'u Rwanda wamutwara umugabo uko byagenda kose, kuko nawe azi ubwenge kandi ko amukunda cyane. Ubwo bwenge abandi bakoresha nawe yabukoresha akamumutwara. Minganzima rero avuga kandi ko ari umuntu wamukunze nta kintu afite, akajya kumushaka nawe nta kintu afite, akamuhitamo mu bandi. Avuga ko ibyo ngibyo ari byo agenderaho, amuha agaciro akwiye nk'umugabo kandi azamwubahisha iteka ryose nk'uko adahwema kubitangaza. Minganzima ni umugore ukunzwe na nyirabukwe, nk'aho agenda amudodera amakanzu menshi atandukanye nk'impano, kandi akaba akunzwe na baramukazi be nk'uwo bakunze gukorana cyane Cynthia, bahorana bishimye kandi koko bikagaragarira buri wese ko Minganzima ari umuntu usabana, ukunzwe kandi uhora abigaragaza. Minganzima rero yaproposed mu mwaka wa 2018 ubwo bari mu gitaramo urwejeje Imana cyari cyabereye muri Camp Kigali. Masamba Intore niwe wabaririmbiye, yarateruye aragira ati ngizi impundu mbazaniye, ngizi impundu Minganzima. Nuko arahaguruka aragira ati hano bambwiye ko harimo umukobwa witwa Minganzima. Nuko Rusagara Rodrigue araterura nawe atera ivi, amusaba ko bazabana. Mu nkuru yabo y'urukundo bagenda bavuga ko bakundanye ukwezi kumwe, mu gihe cy'ukwezi kumwe yari amupropose, hanyuma mu gihe cy'amezi 7 bari bamaze kubana, nk'uko ubwabo babyitangarije mu bitangazamakuru bitandukanye, cyane cyane aho byinshi bagendaga babanyuza kuri channel yabo. So munyemerere rero mbashimire mwebwe mwese twabanye muri iki kiganiro, aho mwagiye menya byinshi ku buzima bw'aba Twins ndetse n'umuryango wa Rusagara Rodrigue. Mbahaye ikaze kandi cyane no ku bindi biganiro bitandukanye. Mbibutse gukora subscribe niba utarakoze subscribe. Iyi ni The Shinex, tubagezaho ibiganiro bitandukanye haba mu Cyongereza ndetse no mu Kinyarwanda. Aha ururimi rwose uvuga urisanga. Ibuka gukora subscribe, udushyigikire, udutere inkunga, natwe dukomeze tuhazanira ibyiza byinshi cyane kandi bigiye bitandukanye. Wareba izindi video zacu ukanze kuri The Shinex, wareba izindi video bagenda bakwereka, ukadushyigikira. Subscribe, like, share and comment. Ikindi kandi niba hari igitekerezo wifuza kuduha, inyunganizi, byose ni karibu, turabakiriye kuri The Shinex. Ikaze, mukomeze mudukunde natwe tubakunde. Ciao ciao, ndakunda, ndakagaruka ku zindi video zitandukanye.